turangije rero turaza twabaye ku Kabutare biranga na kine ziranga, umwana aranga akamera nk'uwapfuye, ageze igihe amera nk'uwapfuye. Icyo gihe nanjye noneho nagiye muri koma mara umwaka, noneho amaze 12 bashyira ukwanjye n'abagumuka, hahandi yafashwaga n'abagira neza n'abaganga, nanjye ari uko nta bwenge. Muri rwa rugendo rwacu nka Next Hope TV nageze ku mubyeyi acuruje inyanya, mwitegereje neza mbona isura yisa nk'irimo agahinda. Mfata umwanzuro wo kumuhereza ukuboko nkaganira nawe, wenda yakwirekura akambwira byinshi by'agahinda ke, umutima ukaruhuka. Mu buzima bwanjye rero ikinshimisha iyo mbonye abana banjye bose banezerewe ari bazima, sibyo nkabona nabagaburiye n'iki, ariko gusa nirinda ko baho nabi, kuba nubwo twaje mu buzima bubi twapfukiye mu buzima bwiza nyine biranga. Yitwa Nadine, ni umupfakazi. Nadine, yego, navukiye mu karere ka Huye mu majyepfo, hanyuma muri Mukura mu murenge wa Mukura. Ubwo ni ukuvuga rero ngo ndi umwana mutoya, nari umwana wo mu bana 7 kuri mama, ariko papa yari afite abana benshi n'abadamu benshi, gusa ntabwo twabashije kubana na papa ibihe byose. Abo twavukaga ku mugore umwe nyine, ku mumama umwe dusangiye na papa, ubwo twari 4 gusa. Umwana kangahe? Nari uwa 5 ariko muri 5 ariko bamwe batari abo kwa papa. Njye nakundaga kuba umwarimu. Kigali rero mbere mu gihe cyanjye ndi umwana nahabaye mfite imyaka 14, ubwo nyine kwiga byari byanze. 14 nazanye n'umuntu twari duturanye antwaye kuko ababyeyi bari banze kundihira basigana kwiga. Ubwo naraje nyine ndakora mu rugo i Remera, niho nabaga ku Kabeza. Nyuma yo gupfusha abana bageze kuri 3 na papa wabo yagize aho yitaba Imana, ubuzima bwahise bukomera. Mfite umugabo n'abana, nari mfite umumama w'abana 5, hariho abana 2, ariko hanyuma umutware wanjye nawe yapfuye muri 2013. Ubwo nari mfite abana ari batoya, hasigaye umuhungu n'umukobwa bakurikira. Ubwo umuhungu icyo gihe yigaga mu wa 4, umuhungu, umukobwa yiga mu wa 2 primaire. Nyuma y'uko rero umutware amaze gupfa, ubwo nyuma mbere y'uko apfa nawe yakoze impanuka, ariko tutari kumwe ntitwamenye bamugoze. N'ubwo buryo yapfuyemo nawe bitunguranye, yapfuye ari kumva mu gihe kinini, ariko ngo yangirika mu mpyiko ntitwabimenya, igihe babimenye byararenze ntiyahita apfa. Yari afite icyizere ko wenda urubyaro rwazamuha ibyishimo yari yarabuze, ariko isi ntiyamukundiye. Ngo nasigaranye n'abo bana bagerageza kumbwira ngo bagiye kumfasha, nyamara ariko bashaka kumfasha ntabwo byari neza, bari abanyeshyari. Bivuga ngo uwo mwana w'umuhungu bahise bamuzana kwiga hano i Rusorora hafi Kigali. Uwahoze amurera ikigusetsa ko yasaga n'umuvandimwe we, ariko ntibyari byoroshye. Aramuzana amuhindura ibyangombwa, amuhindura buri mazina ku buryo tutamenye ibyo ari byo. Ubwo nibwo umukobwa bambwiraga ngo undi nawe ngo azajyana umukobwa, ndavuga ati ntabwo nasigara jyenyine ngo mbashe kwikorera. Muri icyo gihe navuze gutyo, umwana yarangije bamutumye ndi ku ishuri, bahita bamutega imitego. Ubwo rero umwana yahise abaho gutya arituna, twamaze imyaka irenze nka 15 hari mu bitaro, ndumva yarushize. Nyine baramukunja ahinduka nk'akantu k'agatera, yari kunje nyine, ubu umuntu burashira burarangira. Bamutumye undi mwana mu ishuri, baramutega imitego. Ubwo byavuzwe n'abantu bahanuraga, ku buryo wahanuraga bwa nyuma kwa muganga yahise yuri indege ajya muri Amerika. Ni ubuhanuzi bwadusanze kwa muganga, nibwo bwabisobanura. Yabisobanura bigusaba gutega amatwi cyane kugira ngo umenye neza uko byagenze. Ubwo rero kuva ubwo urumva mfite umwana w'umuhungu wa mbere yitwa Bizimana Mugunga Jean Pierre.
uwo mukobwa yitwa Mbabazi Z'Imana Byiringiro Mary Ingrid, sigaranye n'abana babiri. Ubwo nabaye mu buzima yikunje atyo, ibintu biba birarangiye, icyareye ikirambu tugenda tugurisha dushaka amafaranga, nta bufasha twari dufite icyo gihe buhagije. Turangije rero turaza, twabaye ku Kabutare biranga, na Kine ziranga, umwana aranga akamera nk'uwapfuye, ageze igihe amera nk'uwapfuye. Icyo gihe nanjye noneho nagiye muri koma mara umwaka, noneho amaze 12 bashyira ukwanjye n'abagumuka, hahandi yafashwaga n'abagira neza n'abaganga, nanjye ari uko nta bwenge. Yameze amezi 12 nawe ari muri koma, ndetse n'umwana warwaye. Muri koma agiye namaze amezi 12 ndi ukwanjye mu bitaro, nawe ari uko nagiye muri koma. Se ntabwo sinabona uko mbivuga. Icyo nibuka cyo, umuntu yaraje atuzanira amafaranga 2,000, ariko yaraturutse kuri uwo muntu. Njye nuko nasanze banabivuga, umve ngo nahise mbura ubwenge akiyama, kuko sinanayafashe nayo. Bahise banjyana muri Arijase nyine ku igare, nanjye nasinziriye. Abantu bakavuga bati umenya ari ibitotsi, umenya ari iki. Nimarira amezi 12 nimereye ntiyo. Abaganga b'impande zose bagiye baza bakabatuma bati dufite umwana na nyina barwaye negatifu, kandi ntitwagaragaza icyo barwaye, kandi byaratuyobeye. Tubaho gutyo muri ubwo bufasha. Ubwo naje kuzanzamuka nyuma y'amezi 12, ntahaguruka ntaki. Ubwo nari narasize umwana aryamye arwaye, ariko ubwo nyuma noneho natangiye kugira ubwenge. Yarashwanyaguritse na hano hose ku matako, atava aho ari, ntibe pararize, ntibe n'iki. Bafite ubumuga bw'ingingo, akaguru n'akaboko. Ni ukuvuga ngo akaguru icyo Imana yakoze kambara insimburangingo kugira ngo gakomere, agakore. Imana imuha no kugira ngo akaboko k'iburyo gakire. Ni nk'Imana yabikoze, kuko nari muhetse n'ubundi narananiwe, kandi no mu kagara atabasha kujyamo. Kuko twagiye igahini, tujya ahantu hose, igatagara honyine niho babashije kuvurwa. Ahita atangira niga garidiyeni, baramukomeza kuko nta handi yari kujya. Ubuzima bw'ubundi bukorerwa igatagara, iyo ari ikibazo gikomeye n'ubundi niho bashaka ibyangombwa. Yahise ajya mu bafite ubumuga. Noneho baravuga bati reka tumushyire mu ishuri turebe ko nta bwenge afite. Bamushyira mu ishuri, akarere kemera kumurihirira ka Huye, ariko nyine igihe cyarageze kubera guhindagura ubuyobozi bamukuramo biranga. Nyuma noneho yafashwaga na Caritas. Ikibabaje ejo bundi rero, mu gihe ajya kwiga noneho ejo bundi bagiye bavuga ngo abana bari kuri Caritas ngo ntibajyeyo. Bagezeyo barababwira ngo abakuru bose babakuyemo, ngo baterwaga inkunga n'Ababiligi, nta gahunda ikirimo. Ku buryo n'ubu ku ishuri ni abantu baturutse hirya no hino barafata uwo mwana, naho yaravuye Cyangugu. Ntabwo wabura ubwenge, ntabwo wabura ikindi tike twakayikoza, ariko ubuzima bwawe hano ntibuhashoboka. Nibo bagerageje kugira ngo abari Nyamata nyine arimo kwiga. Bivuga iki rero? Ni njyewe nyiri ibintu byose nyine ukomeze. Bivuga iki rero? None umusaza w'icyo gihe byabaga yararimo yigaga MCP ku munota wa nyuma, ku gihembwe cya nyuma, ku kizami cya nyuma. Mu bibazo nk'ibyo ngibyo babura ubushobozi. Uwo musaza wakabaye umusaza w'umuhagarariye, ni umukobwa. Yaragiye kwiga yigaga MCP nyine, gukora ikizamini cya nyuma mu wa 6 byahise binanira, kuko yabuze inkunga. N'iki nanjye nta bushobozi byari bikomeye, nari nanarwaye, nararembye. Yari yaratsinze ageze ku kizamini cya nyuma giheruka, kandi yari umuhanga. Bivuge ngo hari harabayeho ko bamwemerera kuzamurihirira. Yatsindiye n'isave, mfite n'urupapuro, ndagenda ntanga amafaranga nari ndimo no mwitsinda. Birangira nyine akantu gatoya ka nyuma batamushimiye akarere, kahita kabyica. Ubwo birarangira. Ubuzima bw'i Kigali mu gucuruza inyanya ntabwo bworoshye na gato. Yewe rero ubuzima bwanjye ni na burebure cyane, aribwo ntabasha no kubivuga cyane, ko abantu b'iwacu biyo babonaga baba bati aho umuntu wese waba ufite ubuzima nk'ubu, ahubwo ntiyaba akiri n'umuntu wo kuvuga. Ziriya nyanya buriya nta kintu kiriho, bari ukureba. Nk'ubu nshobora kuvuga ati ngize Imana nabona iby'umwana umwe arya, kandi ku ishuri hakaba igihe bambwira bati amafaranga ya naya, mu gihe gitunguranye bikananira. N'ubushobozi bwo kugura mituweli ntakubeshya, uretse Imana ntabwo ngishobora pe. Nubwo nabaganzi ko umwana wanjye ahora arwaye ari kwa muganga, kuko ubuzima bw'uwo mukobwa bwo ni ari ubw'imiti. Inzu banyishyura 15, bibasaba kujya ahantu kandi atazagenda mu misozi. Ubwo nimba yaje niba inkora simba nyibikoze. Umubyeyi ashimishwa no kubona abana be bishimye, babayeho neza, baseka. Mu
buzima bwanjye rero ikinshimisha iyo mbonye abana banjye bose banezerewe ari bazima sibyo nkabona nabagaburiye n'iki ariko gusa nirinda ko baho nabi kuko nubwo twaje mu buzima bubi twapfukiye mu buzima bwiza nyine biranga ndagerageza nyine nkakenda nkihangana nkazagura umwana ku byo muhuye no mu nzira nibasi murare hari igihe muzahura uwo mukobwa yamuhuye mwana mwijyanira ni namuyo mahirwe agira kuwa gatanu ndumva ashobora kuza inoho gato kubera ko musaza we nawe yari yarakoze impanuka n'ubu dore ubu mfite ibinini hano mba namuzaniye araza kubera gushakisha akaboko ntigakora aha hose arapfutse nawe akatwaza nk'abantu uguze utuntu none ikindi cyatuma mba hose ni igiki nta sambu nta nkunga nigeze niyo amahirwe nari mfite y'uwo mwana aravuga ubwo bamwishyurira abandi baterankunga bo ku mpande babanzaga bakajya bamugura udukoresho n'iki bakadufasha uko bishoboka rimwe tugasonza rimwe abandi bakamenya ko hari icyo bagomba gukora gutyo tukihangana. Next Hope TV yamuhaye ukuboko imuha na courage, nawe nimuhura uzamuhe courage mukazi arimo azishima agenda amwenyura. Ndumva ari amahirwe y'umugisha no kuba ndi kumwe namwe biranezeza, ndumva ari ibyiringiro byinshi n'imbabazi z'Imana, ndishimye cyane mbasabiye n'umugisha ku Mana kandi muzagaruke ndabakunze cyane. Yego.